Burundi bushobora kuzayoborwa na Agathon-Rwasa. Agathon-Rwasa ibyiza nka bitatu wavuga kuri Agathon-Rwasa wagiye ugaragaza yuko ashobora kuzayobora Burundi. Nubwo ngiye mvuze ngo ashobora, ariko wavuze yuko azayobora. Murakoze cyane. Bitatu cyangwa se bine. Murakoze cyane. Agathon-Rwasa. Murakoze cyane. Abantu rero bakunda kwitwaza yuko Rwasa nawe ngo yabaye mu ishyamba, bakavuga ngo Rwasa yarishe nawe. Ariko njyewe ndafite ibyiza birenze n'ibyo mbagiye. Imana yamumbwiyeho. Rwasa kuba akiri mu ishyamba nabo urakoze cyane. Merci. Njyewe sinabanye nawe mu ishyamba, njyewe sinakoranye nawe, sinanakuranye nawe, aho yakuriye simpazi, naho avuka simpazi, n'ibyo yabayemo njyewe ntabyo nzi, ariko ndavuga iby'Imana yambwiye kuri. Sawa. Abantu bamenya aho umuntu yacumuriye, ariko ntibamenya aho umuntu yihaniye. Ntabwo nzi icyatumye Imana imukunda cyangwa se imushima ku buryo yamunzaniye mu ishyamba. Rwasa Agathon nabo bari kumwe. Imana yarambwiye ko icyo Imana yamukundiye ntibigeze bafata abagore ku nguvu. Iyo bafataga umurwanyi mu bo bakorana, iyo afashe umugore ku nguvu bamwiciraho bakamusigaho akikomereza. Uranyuma? Icyo ni kimwe mu bintu Imana yambwiye, Imana yamukundiye. Icya kabiri, Imana yarambwiye ko batiba ntibasahura mu gihe CNDD-FDD yasahura ikinjira mu nzi ikajya n'ibiryo abaturage baraje mu nkono, ndetse bagakora n'ibibi byinshi by'ubugome, gufata abagore ku nguvu. CNDD-FDD ikiri mu ishyamba, njyewe ndaza ahantu binjiye mu nzu y'umuntu barya ibiryo, ariko abaturage baraje mu nkono. Naho ngaho uri murakabisa cyane. Njyewe ntabwo nkabya. Mu gihugu cy'u Burundi tuvuga yuko twashize Imana imbere mu byo dukora byose, ariko siko biri, kuko aba CNDD-FDD nibabera ku menyo, nibo banyabyaha ba mbere, ntibakundana, bajya ibiturire, baricana, nibabera ku menyo. Mu yandi majambo biyambika urushato canke uruhu rw'intama kandi ari ingwe intambwe, nuko bameze. Shimye kubasangiza kino kiganiro, kuko uyu mukozi w'Imana amaze igihe kirekire avuga ati Imana ifise ikintu yavuze kuri Agathon-Rwasa aho perezida w'u Burundi canke azoba perezida w'u Burundi. Ntawe utazi ko mu mwaka w'2020 yatsinze, hanyuma bakamwiba amajwi. Ibi bizogira igihe bihagarare. Ubu baramukumiriye, mugabo Imana yo biracavuga yuko akiri kwisonga. Reka ndabasangize kino kiganiro, ndagaruka ndabasezera. Ibiryo by'abaturage Basize n'inkono barangije kurya ibiryo basiga bayineyemo. Bakora ibintu by'ibitera soni bibi cyane bikabije. Noneho barengura abagore ku nguvu, bakabagirira nabi, abo barwanyije bagasiga babisha kandi bakabica. Yabaye umwaka wari cyane. Yewe data wa twese. Byabaye guhera 1993. Ibyo bintu byahise bitangira guhera 1993. Yes. Mu 1993. Jewe nari nkiri mutoya. Bagafata abagore ku ngufu. Bafata abagore ku nguvu, bakica, bakiba, bagasahura ku buryo n'ibiryo bitetse basiga babiriye. Inkono bagasiga bazineyemo. Jewe nta bwoba ngira, nta n'isoni mfite uretse iby'ibyaha. Jewe nzavuga ukuri kose Imana impa, abankunda bankunde, abanyanga reka mbabwire nibemere bace bugufi, bihana ibyaha byose bakoze. Imana ibababarire cyangwa ibyihorere, ariko bakoze ibibi byinshi kandi bakoze iby'ubugome. Reka nkwereke aho tubisoma, turaza kubireba muri Yesaya igice cya mbere, turahera ku murongo wa 4. Urebe ibibi n'ubugome bakoze. Naje tubisoma. Nari nkivuga rero ibyiza bitanu nibyo wampaye, ndaza kuyibuka wasoma. Ibyiza bitanu navuga kuri Rwasa Agathon nk'uko Imana yamunzaniye wese. Narimbuze ngo cyambere n'icya kabiri. Cyambere nuko batafata abagore ku ngufu, nta busambanyi bakora. Bamwe bikoze baramwica bakamusigaho bakagenda. Bakura ikibi hagati muri bo cyangwa se mu nzira bakikomereza. Icya kabiri, ntabwo biba ngo batware iby'abaturage. Barabizira cyane. Bagakura imyumbati cyangwa se bakaba bamanura amavoka kubiti, ibyo ntacyo bitwaye. Ariko kwinjira mu nzu
bagatwara imyenda bagatwara bakaja mu mabotike gusa ibyo ntabyo bakora sinzi aho bakura support kandi kuko batirwaniriye Imana yarambwiye ngo Imana igiye kumushakira support Imana igiye kumusapotinga imufata amaboko yakomeze abatera nkunga Imana bazane wasa agato uko ubwica ni cyane tatatu ndi kuvuga uko bagwanye uko bene se wa Yosefu bamugwanyije imiryango igahaguruka akabakurana akarinda n'umugabo akababana umutegetsi niko rwasa agato bigiye kugenda Imana igiye kumusapotinga mu buryo bukomeye azaba abantu umuntu udasanzwe azaba abantu umutegetsi abayobore babireba abatuze icyo ni cya kane ngezeho rwasa afite ubwitonzi uzamurebe niyo ari kuvuga urabona ko avugana umutima mu nda urabona ko avugana ubwitonzi urabona ko afite ikinyabufura urabona yuko ari umuntu afite indero yarezwe nahuze guri akarinda n'umugabo akababana umutegetsi niko rwasa agato bigiye kugenda Imana igiye kumusapotinga mu buryo bukomeye azaba abantu umuntu udasanzwe azaba abantu umutegetsi abayobore babireba abatuze icyo ni cya kane ngezeho rwasa afite ubwitonzi uzamurebe niyo ari kuvuga urabona ko avugana umutima mu nda urabona ko avugana ubwitonzi urabona ko afite ikinyabufura urabona yuko ari umuntu afite indero yarezwe nahuzegurika bigaragara yuko afite Imana muri we kandi rwasa agato Imana yarambwiye ko asenga nubwo abantu batabizi rwasa agato ariyiriza agakora amasengesho yo kwiyiriza ubusa agasenga kandi Imana iramwumva bitanu nanabirengeje neza ariko reka gomeze rwasa agato n'umuntu ufite umutima wo gukunda abandi rwasa agato n'umuntu wagize amahirwe yo kumugeraho ntabwo ndavugana nawe nayivu ntabwo ndahura nawe nta n'igihumbi aramba ariko n'umuntu wagize amahirwe yo guhura nawe ntiwarara ubusa afite amafaranga yego arakiyobora ijana ku ijana agatorwasa Imana yarateguye plan zose kandi support nazo yaraziteguye wasa agato akomeza gume ku mavi ninjye ubivuze support Imana yaraziteguye kandi ziri ku isi yose ziri impande zose Imana iraza kumusapotinga amasengesho yasenze yarazamutse yageze ku Mana Imana yarayumvise kandi Imana iramushyigikiye ibintu nka bitatu aramutse nkuko ubivuze yego agiye ku butegetsi yego akayobora Burundi yego uramusaba iki urakoze cyane bitatu umusaba ndagukunze urakunze ndakwemeye kuko ibintu mbajije birimwe mu bintu Imana yambwiye Imana yarambwiye ngo niyicara ku ntebe y'ubuyobozi bw'igihugu akaba perezida icambere Imana yarambwiye ngo azayubakire ingoro azayubakire itorero ry'icitegererezo ry'intangarugero ry'akataraboneka icyo ni cyambere zirahari na nziza zirahari ariko azayubakire ingoro nk'uko Dawidi yego cyangwa se Salomo yayubatse ubwo azaba atazishimwe ku Mana azayubakire inzu y'Imana abantu badaze gusengeramo sibyo ubwo rero urumva ko n'izindi ngoro zizaba ziyongereye ko n'ubundi mu Burundi zirahari iyo ngiyo izaba itandukanye n'izihari izaba ari special iyo ngiyo izaba itandukanye n'izihari ntaza yubake nk'izihari izaba inatandukanye n'izihari inazirenze ndetse iterambere ry'igihugu rizabanziriza aho ngaho kuri iyo ngoro y'Uwiteka icyo si cya mbere icya kabiri azarwiza ibicaniro by'amasengesho ntazasenge mu buryarya nk'uko sendedi bikora azasenge bya nyabyo mu gihugu cyose kandi azaha agaciro abantu bitwa abasenzi cyo ni cya kabiri azabaha agaciro yego ariko n'ubundi bahabwa agaciro mu Burundi abasenga ntabwo bahabwa agaciro no ibyo uri kubivuga mu mubiri njyewe mu mwuka ndahakanye kubaza munyamakuru yego turimo turabona bambaye ahantu yego yego bariya bose ni abakozi b'Imana bakorera ku butaka bw'u Burundi yego gute badahabwa agaciro kandi oya ntabwo nzabivuga nama sindabivuga ndumva Imana itabinyemerera narimo nkubwira ni birashoboka ko agatorwasa hari icyo ashobora kubera guhanja oya ntaramba ukuntu uri mvuga ntaramba ariko azama kuko Imana yamuntumyeho izamutegeka kumva kandi adampa ndabizi ataguhanje ntiribaho oya ataguhanje ntabwo bizana
sinzamurakarira imana izaca mu zindi nzira natama njyewe sinzamurakarira reka mvuge aka kantu abantu ntibakarakazwe n'uko umuntu ataguhaye iyo umuntu ataguhaye ntabwo ari mu gihe cyawe cyo kwakira ntabwo ari mu gihe cyawe cyo guhabwa buriya umubwiriza yaranditse aravuga ngo igihe cyose kigira igihe cyacu hari igihe cyo kwakira hari n'igihe cyo kutakira hari n'igihe cyo gutanga n'igihe kitari cyo gutanga umuntu umusabye mu gihe atari cyo gutanga ntiyaguha yego rero gutanga ni mu gihe no guhabwa ni mu gihe kitari cyo guhabwa ntiwahabwa no mu gihe kitari cyo gutanga ntiwatanga wari ugikomeza ku byiza ngo bya gato rwose yego hanyuma rwasa agato yarasenze imana kandi niba navuga ngo yarihanye ntabwo mbizi sinzi ibintu imana imukundira ariko iri pareke ko hari ibintu rwasa agato yakoze bikanezeza imana kandi no mu buyobozi bwe akiri umushingamateka akiri umudepite yewe nta muntu nigeze numva amuvuga nabi ntawe abayoboye abo yayoboye no mu buyobozi bwe n'abo bayoboranye yewe nta muntu nigeze numva amuvuga nabi byanze bikunze uriya mugabo ni umugabo w'ijambo yewe ndakurikirana na za historike ze uriya mugabo arimo ibanga rikomeye kandi ari mu bwe niyo avuga ijambo wumvise avuze wumva ko ari ijambo reka njyewe ntabwo ngenzura umuntu mu mubiri nta nubwo nkontorora umuntu mu mubiri njyewe nkontororesha umuntu umwuka Bibiliya iravuga ngo ab'umwuka bagenzurwa n'abanyamwuka kandi umwuka ukagenzurwa n'uwundi mwuka imyuka ikagenzurwa n'imyuka ntabwo wagenzura umunyamwuka uri mu mubiri niyo mpamvu abanyitiranye bo bandebera mu mubiri kandi njye simba mu mubiri njye mba mu mubiri igihe gito cyane impamvu njye ntaba mu mubiri nta n'umwanya mfite wo kuba mu mubiri impamvu ni iyi umwanya munini mba ndi mu masengesho ntari mu masengesho mba ndi kwigisha ntari kwigisha mba ndi gusengera abantu umwanya munini mba ndi mu mwuka ni umwanya muto njyewe njya mu mubiri abankontorora rero bankontorora mu mubiri ariko abanyamwuka baranzi neza uriya mugabo ari mu ubwenge budasanzwe agatorwaza kandi uriya mugabo imana izamukoresha iby'ubutwari bitinde bikebuke abantu bazemera ko njyewe ndi mu mwuka w'imana sinakera n'ibitabo uyu mwaka biraba mu gutaha ngaho genda ubikore utari mu kwaha kwa sendedefudedi itinjiramo ngira ngo urabona ko binjira yakabaha ijambo urebe ko biguhira ni ukuvuga ngo impamvu wowe wibaza ko babiha agaciro ni uko na bene byo binjiye muri sendedefudedi araba sendedefudedi gusenga mu Burundi ntabwo bihabwe yewe data wa twese bose n'abasendedefudedi we rero ntazabikore gutyo kubera ko binjiye mu ishaka rye ntazaha umuntu agaciro kubera yuko mbivugiye hano kuri iyi kamera najya gushaka kwihora akavuga ko ngeze ku butegetsi reka nihora bamfashe nabi reka abatemerana nanjye cyangwa batari kumwe mbafate nabi uwiteka n'abazamuca najya yihore azababarire wabyumvise kuko noneho ntazabona n'abo yihora abo yokwihoye imana izaba yarabakuye mu nzu ntabazaba bakiriho abazaba bakiriho ni ubwoko bw'imana ni ihanga ry'imana ryitwa iry'abarundi atawanje atawangura nta muhutu nta mututsi nta mutwa nta moko nta kuvangura nta migambwe azayobore umukumbi w'uwiteka nk'uko imana izaba iwumuhaye rero ntabwo sendedefuded iha agaciro abantu basenga ahubwo iha agaciro abasendedefuded abatari abasendede bose yakumira irabirukaho irara ku ngo zabo ibagiraho iterabwoba barabafata barabafungira ubusa abandi barabica nuko sendedefuded ikora rero nagira mvuge ngo icya gatatu azagire umuhanuzi bimwe bavuga ngo umuhanuzi wa perezida azagira umuhanuzi cyangwa se umujyanama wubaha imana w'umuhanuzi bamenya wubaha imana wo mu buryo bw'umwuka ntazapfe kwitoraniriza iryo nibanga imana yambwiye umuntu maho bwa mbere ibyo nabirengaho natabyubahiriza ibizakurikira ndakarabye azambaza ni ibintu bitatu mvuze yubaha imana yubahe n'abantu b'imana bagisenga aha agaciro ingoro zose zisengerwamwo ariko abantu b'imana abahe umwidegemvyo cyangwa umudendezo byose ni kimwe biravugitse basenge kandi abantu basenga zabubahiriza baha agaciro anabasapotinga niba binashoboka hanyuma bifatanyije no kubaha imana gatatu aza yubaka ingoro y'uwiteka kandi isengerwemo hanyuma umuhanuzi wa perezida umujyanama we azaba umuntu wubaha imana ari mu mwuka w'imana ari mu ubwenge bw'imana ibyo bizamutunga murakoze ikibazo cya gatatu kugeze ko mu minsi yashize ugaruka ku kintu kigendanye n'igitoro igitoro mu gihugu cy'u Burundi igitoro yes niki gituma igitoro kibura mu Burundi ni cya kindi n'ubundi navuze ni kwa kuyikunda amafaranga abonetse umwe agashira iwe undi akajyana iwe
ayo kugura igitoro akabura. Yego, biterwa n'iki? Biterwa n'uko mu kigega cy'igihugu nta kintu kirimo. Buri wese aragenda agafata, buri wese agafata, buri wese agafata. uwo rero niwe Agathon mwumvise aba n'abakozi b'Imana nibaze ko mu Burundi bashize Imana imbere batopinga ubutumwa iriba rihumetswe n'abakozi b'Imana boripinga nabo boba babesha ntibabashize Imana imbere ntibabemera ivyo Imana ivuga ngayo nguko rero nta vyinshi ngomba kuvuga ibibi abadede bakoze nabo bashobora kuba barasavye imbabazi bamwe bamwe kandi bakaba barigwa mugabo aho tugeze uyu munsi nuko dufise ingorane